kandi si ubwa mbere bibaye kubera umuhanda wanyu uzamuka hariya muri. Ntundi ibyo bintu nzabivamo koko. Buriya nanze kubibwira manager wawe. Boss ihangane rwose si wo wa mbere. Ndakubwiye ngo si n'ubwa mbere bibaye bimaze kuba kenshi. Aka kabari kanyu nzagacikamo. Boss n'ukuri Yesu we no kuri kumana boss ntabwo wagenda no. Ubuso gacitse amatipu amagana yakurahe. Nanjye najya ngacika. Boss nawe twakongera gukora no. Nanjye tipu ya mayo usubunanye. Ariko uziko kubera ukuntu mwese musigaye mumfata muri aka kabari kanyu. Jya aka kabari kanyu nzagacikamo. Funke! Watu abari barikora. Ngwerekeze se hu. Jesus. Iyi nzoga ndaye kwishyura. Kuri ko Imana agenda abwiye n'ikintu ashaka nakimukora. Fata gwerekeza ngugeze no mu rugo iwawe. Waba udufashije ruko. Imana azara kwa n'umutima. Nexon kuri tobari bitubikora akanya. Bamacupa 10 y'inzagwa ntazakwishyura. Ugenda uyanywe ariko ntuzagaruke muri aka kabari. Nukuri. Boss wigenda rwose. Kuko nuzi ko ari umuntu utuma n'abandi bakire baza. Nexo genda pe. Wati mbirizi. Ubizi ko ari umuntu utuma n'abandi bakine baza kandi bisiga isura mba kabari kacu. Ugashiduka n'abakire bakazagamo batangiye kujya babura kubera ko ubona hari abantu bica karafu nkawe. Wowe muhaguruke nta kibazo. Nuko nivugiraga. Ntago nari nkomeje. Bisubizaho bikwiye rwose boss. Manager nivugiraga. Wabikomeje se ukanabishyira no mu bikorwa. Impamvu rero niyi wumva unsowe nawe mubwiye. Imodoka yimaze kwangira ikirani wanyu incuro zirenze imwe kandi ibyo bintu sinzabyihanganira. Oh. Boss dufite gahunda yo kuhakora. Njya ntabwo nabikubwiye. Ati wambwiye. Ariko se bwo waba warabimbwiye gahunda kwihari kukidakorwa. Kukidakorwa nyine. Boss nkubwije ukuri ntago ari ibintu bitawihitura gukora. Ni gake gake rwose. Okay. Ubwo ntabwo muzongera kumbona. Oya boss ibyo byo wapi? Ni wowe mukira wingira akamaro tugira hano. Mpamvu ugiye nashaka gucika nuko bamfata nabi. Yego mfata amadeni pe. Ariko se sinyishyura. Amadeni y'amezi 3 yonyine mbarimo niyo atuma mumfata gutya. Wagezemo amezi angahe? Meza 3. Ako mukunza kwirukana. Kandi byose bavuze ngo tujye tumukopa kugira amadeni azabe menshi. Bizamutera isoni kugaruka hano. Ndi wabeshye ko iyo umuntu afite amadeni menshi ahantu hacika. Ariko nibyo. Urahisirita ahubwo ukabona ko impamvu utari kubaha amafaranga ari uko utashaka kuyabona. Ahubwo ari uko utayabona. Jewe rero ahantu nimukomeza kumfata nabi. Nzanacika nimujye mubona ko munyishyuza. Wagese ko wenda twaruhu. Manager ubwo nta kibazo. Nanjye ntabwo ndi umuntu ugoye. Ubwo mwebwe mubishyire mu mipango yanyu mupanga ibintu byanyu hari ahantu mwakoresha rwose. Nanjye se ko ntacika hano. Urakoze rwose. Akakimusoni kameze gute? N'ubutamu kabisa. Siwumva. Reka dusubire mu kazi. Urakoze gutwicira umunsi. Reka tujye gusubira mu kazi. Ese sha Ese sha Shani shati ya soha ne. Ndi kwita shaha. Niko ani iyo umuntu yaguze akantu ke ari kunywa nta kintu mugira kimushimisha ku buryo anywa akantu yishimye. Ese niyo umuntu yaguze akantu ke Akantu kakagwa. Byo byongera. Hari gihe wavuga ngo akantu umuntu akibaza wenda we na Henike. ntacyo. Iyo umuntu yaguze akantu kari kunywa nta kintu hano mugira kimushimisha. Wishima uturi umushomeri. Ntukajye wishima ntacyo uba wakoze. Boss reka ngucandire televiziyo ubu nareba match. Wumva urubuga rw'imikino. Replay! Yaze play! Replay! Wacanye televiziyo se ngo ndeba match. Wowe dushaka muri uyu munsi Imana igufiteho umugambi Kandi nawe ni igere. Shakurera match kare bibaye. Nutabasha kwinjira kuri radio n'ibikore. umeze gute se nshuti y'Imana? Bimeze neza mwebwe se. Nta kuntu bitamera neza tuvuze n'umukiriya. Umukiriya w'iki? Ni umukiriya w'Imana. Ubuse Imana yabantumyeho iki? Uyu munsi Imana yakudutumyeho ngo tukwitumeho tukugendere. Urabyumva ute wakiriye agakiza? Sawa nta kibazo. Muvandi ngiye kugusomera amagambo y'Imana aboneka muri Zaburi ya 31 ya 30. Ahubwo se manager ibyo kurya mufitemo ni ibi. Birimo byose. Ibyo kurya mufitemo se ni ibi. Nta na kimwe. Kutakabari nkaka mu nta kintu mufitemo cyo kurya. Use murabona inzara itazicuma. Umubiri wananiwe ubushomeri nta kinzara yawutwara. Jesus. Kwica. Izo nzago nizigira icyo zigutwara. Umenye ko n'inzara izakigutwara. Ngaho vuga. Cyo kuzanira iki? Okay. Urabona inkoko yose kuriya yakabaye. Genda uyizane. Ariko wongereho n'izindi nyama zindi nkoko. Ukate nandi maguru y'indi nkoko nayo yeshyireho. Mbese wongereye inyama zindi nyinshi ku ruhande n'amasarade. Ubundi uyizane gutyo.
urabona ikirayi gikatemo kabiri haravamo ibipande bibiri fate kimwe mu bipande bibiri ugikatemo gatandatu kimwe muri ibyo bipande bitandatu nzaniremo iyi reka tubigukore rwose boss. ibyo ntabwo tubikora hano. ariko rero ahantu hanyu haragoye aho ntazahagaruka. urumva nabanza njye iki injugu y'ikirayi genda ubikorere iwawe ibyo. ahubwo se manager zitumye nguhamagara irabiyari yanyu n'umurimo bose nige token imana Wakubwo bivuze ngo n'ubundi televiziyo twatuyize imwe. rwose niba ushaka gukina imipira imaka kanya ni nanjye twahita tunakina. Urabona boss yakina n'umutokeni imana ntagiye mwuba boss tindira atadukina. nta kazi ufite se? Akazi karatawukina nawe nakaye boss. Mbasha tinde ushiremo. kuva kare hose ari aribiyari nta n'umuntu uriho ko agiye kwikina byari se token n'igihumbi babasha kuyishyurira akira biyo byo gukina n'abana life ku muhanda kandi n'undi munsi ntuzongere kunyibaraguza njye se ndi nkura mu bouncer wiri gukinisha nk'urwagwa rwawe nurangiza ukaraga utuno nk'utwe isaza usohoka je mwabaga ngo mureke dushaka amafaranga tubona nk'utwe isazi siko tuba tumeze nk'ututariho barambonye arareba nibura yavuga utw'imbeba sha mureke duhiga amafaranga pe none ngo mite ntuzunguza usiya tuvuga twonyine arabyisha aravuga ngo ntuzunguze sha twazunguzwa se aramemukiye uriya muhungu ndagera mu kabari bakabona icyo banyakiriza ari urwagwa nasaba gukina ati genda ukine biyi ntabwo ibintu bizakunda. Assalamu alaikum wa alaikum. Zura kabiri sori umurongo wa 8 haranditse ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo nzakugira inama ijisho ryanjye rizahora kuri wowe urabyumva neza nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo. Haleluya amen. God termine bibarneket Imana iravuga ati mwese imbere ya muzambara usa urasi bavande nanjye buranzajya mu ijuru nambaye ubusa ntubiharanire. Bruce Melody azajya yambaye ubusa uretse pastor nawe uzajya wambaye ubusa ndera ndagaswe nimbiharanire nzajya nambaye ubusa ibi pasiteri burya muranatukana. uyu munsi rero Imana yatubwiye ngo tukugendere wowe n'umuryango wawe receive ikoherereze energy imbaraga power ingufu receive the water ama ikoherereza amafaranga receive wesi ikoherereza imodoka receive agriculture ikoherereza guhena indege and receive air ikoherereza n'umuki none se nabyuze hasura wariye kandi akanywejeje akoze ko umuntu yahaza asura ye naringise ngo niba abapasiteri b'iki gihe bigize abateka mutwe abo ngabo baba bakiga akazi kandi twe turabaza umwuka w'Imana ubidukoresheje ariko mwana urarabushye shajya uva ku bantu bafite umumaro ngo mumagarikiza ahangaha mwambwiye icyo mumbwira nk'igiciro mwumva ibyo nkora muri sakindi haranditse ngo ugwera n'iryo zina ry'umwami uri kubyumva. Haleluya n'iryo zina ry'umwami uzanyura mu ijuru uzajya mu ijuru unyure mu nzira nziza irambuye numara kwakira Yesu n'umwami n'umukiza urabyumva uzajya mu ijuru wambaye ubusa uzagenda wambaye amaribaya wambaye amafurongo wambaye shoreri uko wambaye na sabodani na bote. Oh haleluya haleluya abantu b'Imana mwumvishije muvuga neza ijambo ry'Imana mwumva yuko twakomereza amasengesho mu rugo mwanyemera tukagenda uvuza kandi Imana iza kwibukira utujyanye n'uruko. ryanjye oya nzakubwira nzakwigisha mwereke inzira unyuramo konyine ijisho ryanjye rizakugumaho tuzi ingeso nzakwigisha mwereke inzira unyuramo ijisho ryanjye rizakugumaho. Haleluya Haleluya.